mu bantu shimira cyane ndashimira umufasha wanjye.
umva amahoro ntabwo byemewe. Turakwemera papa wacu turishimye cyane nka Ndimbati umuroyo wacu kuba tumwakire cyane Ndimbati Yesu Ndimbati aje gusubiza umusaza turakwemera turakwemera hashe Mukibuka. Ndabashimiye cyane mu bantu shimira cyane. Ndashimira umufasha wanjye abivuze ni imbere y'itangazamakuru kandi ntabwo mbivuze uyu munsi gusa, nzahora mbivuze. Amina. Mfite umugore utameze nk'abandi bagore, ntabwo yigeze rero atezuka kunyitaho no gukomeza kunyihanganira. Buriya rero umuntu wihangana kandi w'inyangamugayo mubona mu gihe cy'akaga nk'iki. Nongere mbisubiremo, ntabwo byari byoroshye kuba umuntu ashobora kwihangana, akihanganira ibyamvugwagaho na bamwe, akihanganira abamuhamagara bamuca intege, akihangana abamuhamagara bamunyega, na n'ubu tukaba duhagararanye. Sheri warakoze kandi Imana iguhe. Amashirito jambo amashi. The Choice Live. Niwe ufite ikiri ku mutima soza kuvuga nta bindi bikurikira. Nagerageza kuvuga cyane aho ikibiro kuvuga ibibi. Kuvuga ibibi nibyo ibi mbere nagira ngo
mumfashe buri wese ashima Imana mu mutima we, yumve ko buriya nta kiri hejuru y'Imana. Abantu barapanga natwe tugapanga, ariko Imana yo ifite imipango yayo. Ndabashimiye cyane mu bantu shimira cyane. Ndashimira umufasha wanjye, nabivuze imbere y'itangazamakuru, kandi ntabwo mbivuze uyu munsi gusa, nzahora mbivuze. Amina. Mfite umugore utameze nk'abandi bagore, mfite umugore wihangana. Aho ahiye Mfite umugore w'intangarugero, uwashaka uko yabyita kose. Ikintu navuga n'uwa mbere mu bintu byose ni inyangamugayo. Uwo bagirana ikibazo yaba ari udashobotse. Ikintu cya mbere mushimira arihangana. Yaranyihanganiye yihanganiye ibigeragezo byose yaciyemo nyuma yo kugira ngo mfatwe, fungwe. Abantu baravuze, abanyamakuru mwaravuze, murabizi. Kwihangana, iyo umuntu utazi kwihangana, ahari ntabwo tuba duhagararanye aka kanya, kandi bene abo bantu murabazi. Umugore wanjye arihangana, ubishaka ndabwira abakobwa n'abadamu cyane, ubishaka azamwegera. Icyo kintu nyimuziho, azamugira inama azakugira, uzumve ko ari inama ugiriwe n'umuntu w'inyangamugayo kandi uzi kwihangana. Ni abagore bake bashobora kwihanganira ibyambayeho, ni bake cyane, ni bake bashobora kwihanganira ibyambayeho. Ariko yarihanganye, nta munsi wa visite wo kunsura kuri gereza atigeze ngeraho. Ntabwo nigeze nicwa n'inzara muri gereza. Bafite ibiryo bagabura muri rusange, ntabwo ari bikeya, bihaza ubishoboye, ariko nanone biba byiza iyo ufite izindi nyunganizi. Ntabwo nigeze nicwa n'inzara, yagiye akora ko ashoboye kose, munafatanyije namwe. Icyo ndabashimira. Hari ibyo bita amajeto batwohererezaga. Iyo bakohereje amafaranga ujya kumva baraguhamagaye bati hari jeto yawe iri hano. Ntabwo yigeze rero atezuka kunyitaho no gukomeza kunyihanganira. Buriya rero umuntu wihangana kandi w'inyangamugayo mubona mu gihe cy'akaga nk'iki. Nongere mbisubiremo, ntabwo byari byoroshye kuba umuntu ashobora kwihangana, akihanganira ibyamvugwagaho na bamwe, akihanganira abamuhamagara bamuca intege, akihangana abamuhamagara bamunyega, na n'ubu tukaba duhagararanye. Sheri, warakoze kandi Imana igukunda. amashirito jambo amashi kandi ubu nyangamugayo ndabizi, ntabwo ngiye kwanga uzabukomeze no kukwihangana bizahora bikuranga, kandi tuzafatanya tubisakaze no mu bandi. Ababishaka
bazajye batwegera urugo rwacu n'ubundi ni intangarugero nubwo hataburamo ibintu nk'ibi. Ibi rero byabaye byagombaga kubaho. Yewe nuko byakira iyi tariki uyu munsi twakagombye kuba turi kumwe hano. Iyo hataba ibi rero ntabwo twakagombye kuba turi kumwe, ariko kubera ko Imana iba ifite misiyo yahaye umuntu, nagiye muri gereza kugira ngo ngire ibyo bigira, nagiye muri gereza kugira ngo mbone inshuti izarizo, nagiye muri gereza kugira ngo hanze aha ngaha haboneke abantu bazi kwihangana, nagiye muri gereza kugira ngo haboneke urukundo, nagiye muri gereza kugira ngo abantu bavuge, abandi bavuge, abandi bavuge, abandi bavuge, n'abandi bakomeze bavuge. Nagiye muri gereza bankeneye, nagezeho nsanga barantegereje, baravuga bati twari tugutegereje, bati ahubwo ko watinze, bati twagufanaga twagukundaga tutakureba none tugize amahirwe. Baraza bakajya bankoraho. Hariya harimo abantu bakatiye burundu ubuzima batazasubira hanze, harimo abantu bakatiye imyaka 30, harimo abakatiye 5, harimo abakatiye 10, 15, 25 niyo bansabiraga. Ariko abo bantu bose nagezeho banyereka urukundo, barambwira bati twari tugutegereje, nushaka bakurekure mu gitondo witahe, ariko twari tugutegereje kugira ngo tukubone. Nanabwira abakinnyi bari hano ba sinema ko rwose muri gereza turakunzwe. Ntabwo mvuze ngo mujyeyo, ariko nabyo ntabwo ndi bubibahishe, ntabwo ndi bubibahishe. Ubundi gereza ntabwo ari mbi, ahubwo ikibi ni ukuyitindamo. Ariko iyo ugezeyo ubu nababwira ngo impamyabushobozi mvanyeyo nta wundi muntu uyifite, mvanyeyo lisansi. Nabonye byinshi, numvishe byinshi, nabonye byinshi ntari kuzabona. Bivuga ngo ntabwo nagiye hariya ari uguhubuka kw'Imana, ahubwo Imana yari bifite muri gahunda. Imana yari bifite muri gahunda, yari ibizi neza ko nzagenda nkamara igihe kingana gutya nkagaruka iyi tariki tukaba twicaranye hano. Imana yari ibizi, misiyo yampaye yari irarangiye, ubu ndagarutse ndakomeza misiyo zayo, kandi ntabwo nzayitetereza, nzaba hafi yayo. Ndashimira kandi ubutabera bwacu, ndashimira ubutabera cyane, kuko ubutabera burashishoza. Hari abantu ubundi bamwe ariko bake cyane batari kuturusha imbaraga, kuko hari Imana bifuzaga ko ntava, ariko ubutabera burareba burashishoza, buravuga buti uriya muntu ibyo bavuga ntabwo bifite ishingiro. Ndashimira RCS ishinzwe imfungwa n'abagororwa. Mu by'ukuri nagezeyo ndisanga abacungagereza guhera kuri diregiteri kugeza ko hasi nta kibazo twagiranaga. Nagezeyo nabo baravuga bati turi abafana bawe, ntacyo uzabura hano. Nagiye nkora ibirori byinshi muri gereza, ngira mwagiye mubibona. Hari abanyamakuru, hari ibyo abanyamakuru babaga barimo, hari ibyo babaga batarimo, ariko mvuyeyo na n'ubu bavuga bati genda warakoze, twabanye neza, witwaye neza,
ntabwo ariko twabikekaga, ariko urakoze kugeza ubwo no mu gutinda diregiteri ntabwo yari ahari, yari ari mu nama, ariko ngira umugisha sohoka hageze nawe arambwira ati Imana iguha umugisha kandi twarishimye rwose, tuzajya tunagutumira no mu bitaramo uze no gusuhuza abandi bagusize hano. Murabyumva rero, mwabibonye aho twanyuze mu muhanda hose abantu bari bishimye kandi bari bishimiye ngewe. Ndashimira abanyarwanda rero, ndashimira abafana banjye, ndashimira abantu bose rwose bagize uruhare mu kunsengera ndetse no gutekereza ku byambayeho. Mwarakoze. Nyuma y'ubu ngubu ngiye kuruhuka, abanyamakuru rwose mwihangane nduhuke, tuzashaka igihe tuganire birambuye, ngende mbagezaho amakuru n'ibyiza byagiye n'ibibi nagiye mpura nabyo. Ntago namwibagirwa, uriya we ni umuntu uza ku rwego rundi. Bari barimo bavuga wenda ngo ntago nashimiye metere wanjye we birarenze. Irene ni metere w'abasitari, metere w'abashu, metere warakoze kandi na n'ubu turacyari kumwe. Ibirebana n'amategeko byose, ibyo nzajya nkora, ibyo nzajya nsabwa gukora birebana n'amategeko, ntiwibwire ngo uzaba uri kure yanjye. Ni wowe, ni wowe, ni wowe. Reka rero ncukiriza aha, ndabizi ntago nabivuga byose ngo mbirangize. Icyo nagira ngo mbabwire, shimira n'umuryango wanjye, shimira n'abantu bangezeho ba Janvier rwose, Jani, Sandra, abantu bose ba Queen muri aho mwese, ba Kibonke, ba Digidigi, nabo ntavuze mu mazina, n'abagasongo rwose. Hari nzandika ibintu byose nzabishyiramo, na niyo bibamenyeshe. Ntago wava hariya ngo ureke kwandika igitabo, niba kizaza mu myaka 5, niba ari mu mwaka umwe, ariko icyo gitabo kizajya hagaragara. Murakoze rero twese, Imana iduhe umugisha.